ni gute umuntu atega amatwi umukiriya, ni gute umuntu asanga umukiriya, ko abantu ibi bintu ntabwo abantu babyitayeho cyane muri business zabo, kandi twebwe ikintu twaje gukora umunsi ku wundi ni ukugira ngo dufashe abantu kubaka business kandi ziramba. Umuntu ahereza umwanya umukiriya gute, umuntu yumva umukiriya gute. In today's fast-changing world, organizations don't just need advice. They need insight, strategy, and impact. That's where Finance Plus comes in. We are a premium management consultancy trusted by businesses, public institutions, NGOs, and faith-based organizations across the region. From strategic planning to financial restructuring, from corporate governance to institutional transformation, from business planning and feasibility studies to capacity building, from auditing to project evaluations. Finance Plus delivers solutions that drive performance and sustainable growth. Whether you are launching, expanding, or turning things around, partner with the experts who know what it takes. Finance Plus, insight that matters, impact you can measure. Call us today at +250 788 305 144 or email financeplusplc@gmail.com. Finance Plus, your strategy, our expertise. Yes, twongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba UBNY. Iki ni ikiganiro kitari kirekire ariko kiri interested, kiri ngombwa cyane ku bantu bafite ibyo bakora, ku bantu bafite ibyo bacuruza umunsi ku wundi, kubera ko tugiye gukora ikiganiro kivuga ku imibereho y'abakiriya n'imyitwarire yabo n'uburyo dukwiye kubafata. Muri make turavuga ku cyo bita customer care. Ubundi umukiriya ni ishingiro ryo gutera imbere kwa business. Ibindi byose ukoze business kaburamo abakiriya nta kintu na gito bigufasha. Rero tugiye kuganira uburyo dushobora gufata neza abakiriya kandi umukiriya ukamufata mukagumana imyaka n'imyaka. Umukiriya mu Kinyarwanda baravuga ngo umukiriya ni umwami. Ubundi umwami kera baravuga ngo umwami ntiyica hica rubanda. Ni ukuvuga umukiriya tumufata nk'aho n'umuziranenge. Umukiriya buri gihe aba ari umuntu w'ingenzi kugira ngo business yacu itere imbere. Niyo mpamvu iyo tubyirengagije, hari igihe ubona muri business zacu uza gushaka serivisi, uza gushaka product, ukabona umuntu aragufata nk'aho ntacyo uvuze muri business, ariko wabimenya ufunguye business ukamara umwaka umwe ukora, ibiri ugakora, ukabona ibintu biragenda, umwaka wa gatatu ukabona ba bantu bose wagiraga baragiye, wahita ugira ikibazo cyangwa se ukagira ibibazo. Nticyaba ari ikibazo kimwe, byaba ari ibibazo byinshi. Ibyo rero nibyo tugiye kumara umwanya tuganiraho. Ndagira ngo mbatumire twige, tumenye neza uburyo dukwiye gufata abakiriya bacu kugira ngo dukomeze dutere imbere. Ibi mbabwira ntabwo ari ibintu njya gushaka ahandi, ni ibintu nzi, nahuye n'iyo experience nabonye. Uburyo iyo ufashe umukiriya nabi cyangwa se ntiwumve ibyo akeneye, ntushobore kumutega amatwi, umunsi ku wundi arigendera, kandi iyo agiye nta gahomba, kubera ko ibyo ukora n'abandi hariya hirya barabikora. Ndagira ngo abantu bafite ama business, yaba startup cyangwa bafite business zimaze kugira ahantu zigera, twongere twiyumvemo ko umukiriya ari umuntu dukeneye umunsi ku wundi. Ibyo biradufasha gukomeza gutera imbere. Murabona ko igihugu cyacu kigenda gitera imbere dushingira cyane ku bintu bibiri. Ikintu cya mbere ni ugukora ibintu neza, tukabikora bifite karite, tugakora ibintu biri bufasha abantu, tugakemura ibibazo by'abantu. Ariko ikintu cya kabiri igihugu cyacu gishingiraho ni ugufata abantu neza, abatugana natwe ubwacu tukaba dufashwe neza, kubona twiyubashye, hanyuma twamara kwiyubaha tukubaha n'abandi. Ibyo bituma abatugana bagenda biyongera umunsi ku wundi. Umukiriya rero ni iki? Umukiriya ni umuntu wese uza tugana ashaka kumenya cyangwa se akeneye ibyo dukora umunsi ku wundi. Icyo gihe yabikeneye abyishyurira ikiguzi, yishyura ikiguzi gihwanye n'ibyo yari akeneye. Uwo muntu rero uje agana adushaka, atugana akurikije ibyo ashaka cyangwa se akurikiye ibyo ashaka, tuba dukwiye kumenya ni gute dushobora kumufata neza
kandi bikangana no gufata ibyo dukora neza. Kuvuga ngo uko dufata neza umukiriya, ubwo tuba dufata neza ibyo dukora. Biratangaje ko nshobora kuza nshaka product yawe ukambwira ngo nyijyane cyangwa nyereke, kandi waje gucuruza, waje gushaka amafaranga. Icyo kintu ntabwo ushobora gutera imbere ufite iyo myitwarire. Imyitwarire ituma umuntu atera imbere ni uko amenya kubungabunga umukiriya umunsi ku wundi, akamenya ngo umukiriya bigenda bite kugira ngo umukiriya mfite none aho kugira ngo agende ejo azanzanire undi mukiriya. Ubu ni umukiriya umwe yakazanye abandi bakiriya benshi nyuma ye, kugira ngo business ikure. Icyo nicyo bita gukura kwa business. Business iyo umukiriya aje akishyura amafaranga makeya, ejo akishyura menshi, ejo bundi akishyura menshi, icyo gihe business irakura. N'iyo aje akishyura amafaranga makeya, ejo akazana abandi nyuma, yego business irakura. Rero kimwe mu bintu bituma business zacu zikura ni ibintu bitatu ngiye kuvugaho. Icya mbere, kumenya gutega amatwi umukiriya. Ni gute umuntu atega amatwi umukiriya, ni gute umuntu asanga umukiriya. Ko ibi bintu ntabwo abantu babyitayeho cyane muri business zabo, kandi twebwe ikintu twaje gukora umunsi ku wundi ni ukugira ngo dufashe abantu kubaka business kandi ziramba. Ntabwo ari business imara imyaka 2 igahita isenyuka. Umuntu atega amatwi umukiriya gute? Umuntu ahereza umwanya umukiriya gute? Umuntu yumva umukiriya gute? Iyo umukiriya aje asaba serivisi, ukamwakira ukamubwira ngo urisanga muri business, cyangwa se ibyo ashaka akaza abibona kuri stand, akakubaza ngo iki gicuruzwa kigura gute, ukwiye kumusobanurira udashyizemo umwanya muremure, cyangwa se utamweretse ko utamushaka. Niyo yaba aje kugura ikintu cy'amafaranga makeya, uwo muntu uje kugura ikintu cy'amafaranga makeya ejo niwe uzagura icy'amafaranga menshi, cyangwa azazana ibya menshi. Iyo wirengagije umukiriya uje kugura ibintu by'amafaranga makeya, cyangwa uri bwishyure makeya, ntabwo amenshi aba azayazana. Bizagorana ko umukiriya azaza kwishyura makeya ukamusuzugura cyangwa ukamufata nabi, ntumuhe umwanya ngo umutege amatwi ngo ejo mu gitondo azishyure amafaranga menshi. So abantu bafite business, yaba service providers, yaba product deliverers, abo bantu bakwiye kwiga gutega neza amatwi yabo abakiriya. Umuntu atega amatwi umukiriya mu buryo bubiri. Icya mbere ni ukumenya uwo mukiriya. Uwo mukiriya aje gute? Aje afite confidence nyinshi kubera ko abo bakiriya turabakiriye. Aje yaciye bugufi atazi ibyo aje gushaka, nabo turabakiriye. Iyo umukiriya aje azi ibyo aje gushaka, afite confidence, hari abakiriya baba bari over confident, bizeye ku rwego runini. Hari igihe aza gusobanurira ibintu rimwe na rimwe abyumva cyane ku rwego rurenze ibyo ashaka. Yego, ndibaza uwo muntu uba ukwiye kumutega amatwi ukumva aho yerekeza. Ubundi warangiza kumwumva aho yerekeza, wakumva ibyo bintu bitari guhura, ukamusobanurira nawe uciye bugufi. Uciye bugufi umweretse ko ibintu abizi, ariko nanone ukamusobanurira ukurikije ibicuruzwa ushaka kumuhereza. Iyo abonye ko ibintu uri kumusobanurira ubizi, hari igihe bimufasha kumanuka, noneho mu kumvikana ya negotiation, cyangwa se kwa kumvikana ni naho guhera mu kumva umukiriya. Ikindi cya kabiri, wa muntu waje aciye bugufi ntabwo ari ngombwa ngo umwereke ngo ibyo waje gushaka ngo ntubizi. Hari ahantu ujya kugura ikintu koko utakizi, ukeneye ko bagufasha no kukimenya, ukabona abajene bakunda gukoresha terime yitwa guca amazi. Bakaguca amazi kandi amafaranga wari ugiye kuyishyura. Icyo kintu, icyo gihe uwo mukiriya ntabwo aba azagaruka. Ikintu bita gutega amatwi umukiriya, ukabanza ukamwumva, ukamwereka ko ibyo ashaka ari byo mufite, ibyo bintu bihereza icyizere umukiriya ko ari mwebwe bacuruzi ba nyabo, cyangwa ari mwebwe gisubizo cy'ikibazo yari afite. Ikindi, iyo uvuye gutega amatwi umukiriya, kuko nababwiye ko mbabwira ibintu bitatu, ntabwo ndi butinde aha ngaha kuri kamera. Iyo umaze gutega amatwi umukiriya,
icya kabiri ni uburyo umuderivaringa, uburyo umuderivaringamo icyo yishyuye. Umuderivaringa ibintu gute, ibintu bipakinga gute, ibintu bigenda gute. Niba umukiriya aguze ikintu tuvuge kiri buve hano kijya ahandi, ukakiderivaringa nyuma y'igihe amaze kukwibutsa nk'inshuro 15 cyangwa se 20, biragoye ko uwo mukiriya azongera kugaruka kukugurira. Kereka nimba ari we wenyine ukora ibyo bintu, ariko nimba hari n'ahandi naho azajyayo. Ariko biba byiza kuderivaringa umukiriya ku gihe, ukamuderivaringa nimba ari ibintu biri package ukabipakinga neza, ukabiderivaringa ahantu hanyaho yakubwiye, kandi ukabimuha byuzuye neza. Kuderivaringa rero ni ikintu abantu bakwiye kwiga bakagishyiramo imbaraga, kugira ngo, kubera ko ntago ari ubusa. Iyo uderivarinze umuntu ikintu neza, ukakimuha neza, ikintu akabona gisa neza, akakibona ku gihe, icyo gihe uwo mukiriya ntago hari n'igihe ushobora no kumucaginga andi mafaranga ku gicuruzwa bitewe n'uburyo n'uwo mwanya washyizeho n'ibyo washyizeho, kandi akayishyura yishimye anezerewe. Nibwira gufata neza umukiriya muri ubwo buryo, iyo uteza amatwi umukiriya ukamuderivaringa neza, uwo mukiriya kugira ngo azagende ajya ahandi ntago biba bizatwara igihe. Icya gatatu nkanasoza, ntago ndi butinde ahangaha, ni follow up cyangwa gukurikirana umukiriya. Gukurikirana umukiriya ukamenya ngo umukiriya ibintu wamuderivarinze, ibintu wamugurishije, ibintu wamusavinze byamugezeho, ukamubaza uko bimeze, ukamubaza niba byamuguye neza, ukamubaza niba akeneye hari izindi service akenera, ukamubaza ukanamupropoza ibindi ukora, ukamwereka, ukamubwira. Ntabwo ari ngombwa ngo ukurikirane wa wundi wishyuye menshi, na wa wundi wishyuye makeya, ukamubaza se nta bandi bantu bakenera ibintu nk'ibi ngibi mo mufite. Icyo gihe umukiriya ahita abona ko wamwizeye nk'umukiriya muzima, uri gushaka no kumufata neza nk'umukiriya mwiza, umuha agaciro, umuha umwanya. Icyo gihe uwo mukiriya nta hantu aba azajya. Ndibaza rero zimwe muri business ziferinga cyane dufite, cyane cyane muri business ziba ziva hasi zishaka kuzamuka, kimwe mu bintu dukwiye kwiga umunsi ku wundi ni ugufata neza abakiriya. Kumenya ngo umukiriya namuteze amatwi nimba yaje, kumenya ngo umukiriya namuderivarinze ku gihe, kumenya ngo nakoze follow up y'umukiriya, kubera ko ibyo bintu byose turabikeneye uko ari bitatu. Ibyo bintu bitatu nubikora, ukabikora neza, business yawe izagenda neza kandi izatumbagira. Ndibwira abakunzi ba UBNY, ibi ngibi nibyo bintu tugomba kumenyera, tukamenyera ko dukwiye gusavinga abakiriya bacu, tukamenya ko dukwiye gufata neza abakiriya bacu, tukamenya ko dukwiye kubatega amatwi, twamara kubatega amatwi tukabaderivaringa ku gihe, tukabaderivaringa ibintu nyabyo. Icya gatatu, tugakurikirana abakiriya bacu aho baherereye hose, tukamenya nimba ibintu twabahaye byabaguye neza cyangwa hari ibyo tuzongeraho ubutaha. Ndibwira ibyo bintu bitatu mugende mubikore muri business zanyu, muzagaruka muvuga ngo UBNY yarakoze. Ari kumwe na David, iyi ni UBNY, tugaruka ubutaha. Ibi ni ibiganiro bihoraho.